Bakristo bavandimwe, Yezu Kristo nakuzwe. Tugeze ku cyumweru cya 29 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia. Amasomo tuzirikana, isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'umuhanuzi Izayi, umutwe wa 45, umurongo wa mbere, uwa 4 kugera ku wa 6a. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa ya mbere Pawulo mutagatifu yandikiye Abanyatesaloniki, umutwe ni uwa mbere, umurongo wa mbere kugera ku wa 5b. Ivanjiri nuko yanditswe na Matayo, umutwe wa 22 kuva ku murongo wa 15 kugera ku wa 21. Ni jye uhoraho. Ni iki utunze cya Kayizari? Kimusubize. Isomo rya mbere riratwumvisha amagambo uhoraho Imana yabwiye umwami Sirusi, we yisigiye amavuta y'ubutore akamugira umwami nubwo we atarazi Imana. Sirusi uyu yashyizwe ku butegetsi n'Imana kugira ngo azareke Abayisiraheli bari barajyanywe bunyago bazagaruke mu gihugu cyabo. Ni koko ni jye uhoraho, nta wundi ubaho uretse jye, nta yindi Mana ibaho. Bakristo bavandimwe, ububasha bw'Imana burenze kure imyumvire ya muntu. Imana ikoresha abishaka kugira ngo irangize umugambi wayo. Imana ishobora gukoresha abakurwanya, Imana ishobora gukoresha abakwanga kugira ngo igushyire aho ishaka. Imana yacu ifata imigambi mibi ikayivanamo ibyiza. Bavandimwe, Imana ni imwe rukumbi, nta yindi Mana ibaho. Abitwaza ububasha, imyanya bafite bakigira Imana, nimubareke. Ese we muvandimwe, kuki wigira Imana nako akamana, kandi kuki wumva ko ufite ububasha ku muntu utaremye? Erega nta gihishe kitazajya ahagaragara. Uretse Imana nyine ntawe ushobora byose, nta n'uzi byose, ntawe uzahoraho nk'umusozi. Imana yonyine ibera hose icyarimwe, maze ikamenya kandi ikabona byose. Ese ntabyo ujya uyikinga? Mu ivanjiri abafarisayi barashaka gufatira Yezu mu magambo, maze bakamutumaho abigishwa babo n'abaherodiyani. Nyamara na mbere y'uko bagira icyo bamubaza, byose Yezu ababizi. Bakristo bavandimwe, Yezu mu ivanjiri azi ubugome bwabo. Arabasubiza ati, mwandyarya mwe, ni iki gituma munyinja? Ese ubundi baramwinja mu biki? Baramubaza niba gutanga umusoro wa Kayizari byemewe cyangwa bitemewe. Baramwinja kuko basanzwe bazi ko gutanga umusoro wa Kayizari ari ngombwa, ariko kandi barashaka kumuteranya n'ubuyobozi, kuko ku biceri basanzwe bakoresha hariho ishusho ya Kayizari. Yezu ati, ibya Kayizari nimubisubize Kayizari, n'iby'Imana mubisubize Imana. Muvandimwe, ni iki utunze cya Kayizari? Kimusubize. Sinshatse kubirondora, ariko urabifite. Kiza ubugingo bwawe, kiza amagara yawe, ibya Kayizari ubimusubize. Icya kabiri, ni iki utunze wahawe n'Imana? Ni iki ugomba gusubiza Imana? Ahubwo se mu rundi ruhande, ni iki utunze utahawe n'Imana? Iby'Imana tubihe Imana, ibya Kayizari tubihe Kayizari.
kuri iki cyumweru tumenye gutandukanya iby'Imana, tumenye ko tugomba kuyibiha. Mbere na mbere hari ubuzima yaduhaye, ariko kandi tumenye kubukoresha dusingiza izina ryayo ritagatifu. Ibya Kayizari bitadufitiye umumaro tubisubize Kayizari. Ubwo turavuga iby'isi bigenda bidukura mu murongo w'Imana. Kayizari arashushanya ibintu byose bitajyana no kwemera, birashushanya ibintu byose bitujyana kure y'Imana. Nibyo koko birahari, buri wese yisuzume, afate ikaramu abishyire ku murongo, maze afate icyemezo cyo kubisezerera. Kuri iki cyumweru Imana iduhe imbaraga zo kumenya ububasha bw'Imana, no kugira ngo Imana yonyine abe ari ihabwa umwanya w'ibanze mu buzima bwacu. Nyagasani Yezu nabane namwe.